Muri ino video ngiye kubereka uburyo ushobora kugera ahantu umuntu aguhaye yaguhaye link ya Google Maps, inzira ushobora gukurikira kugira ngo umugereho. Tubujyana mfite link ya Google Maps hano, ngiye kuyikandaho. Okay, irafungukira muri app ya Google Maps. Niba utayifite wayinstalla ugashyira muri telefone yawe. None ikindi kintu uba ugomba gukora iyo bimeze gutyo, urabona nk'iyi karita mfite ntabwo iri kunyereka amazu, impamvu nuko ntari kubona amashusho ya satellite. Ukanda hano iburyo hari utuntu tubiri tugerekeranye hano, ukahita uhitamo handitseho satellite. Okay, noneho urabona mbonye amashusho amafoto agaragaza inzu, bivuze ngo aha hantu umuntu yarari nanga kuri ino nzu. Kugira ngo njyewe rero ndazamura gatoya, ndahita nkanditseho directions, inzira, hanyuma mpitemo ikinyabiziga nshaka kujyana nacyo. Nshobora gukoresha imodoka, nshobora gukoresha moto, nshobora gukoresha amaguru. Reka mvuge ko nshaka kugenda n'amaguru, irahita inyereka ko hari iminota 12, hari metero 900, cyangwa se moto, nta kibazo. Hanyuma icyo mpitamo cyose ndahita nkanda kuri start. Icyo gihe head east toward KK2 20th Street, then turn right onto KK2 20th Street. Ushobora gukanda kuri kano kantu k'amerekezo k'umutuku kari iburyo, iyo ubona bitarimo kwereka neza ko aho uzamukira cyangwa se aho utambikira gutyo. Ariko iyo ugenda mu nzira ugenda umenya ngo igenda ikubwira ngo urakata ibumoso, urakata iburyo, gutyo gutyo. Ikindi ubona hano bakwereka ni iminota uri bugerereyo, hari iminota 3, n'isaha ushobora kugererayo. Nayo ushobora kuyibwira umuntu rero ndabandi bagere 2:40 n'urugero. Ngo uko bigenda. Murakoze.